Ndabaramukije. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe kimwe mu bitekerezo bishya by'uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri ku birebana n'Abanyarwanda bifuza kuba ingabo z'igihugu. Ku ngoma zose zabayeho mu Rwanda, abategetsi bakoresheje intwaro ebyiri kugira ngo bagere cyangwa bagume ku ntebe y'ubutegetsi: intwaro za gisirikare n'intwaro z'amoko. Muri iki gihe hari abavuga ko ingabo z'igihugu zikwiye gushyirwaho hakurikijwe amoko y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa zikomokamo. Abandi bakemeza ko ngo ingabo z'igihugu zishobora kuba mu mashyaka ya politiki, bityo zikaba zashyirwaho cyangwa zavangwa hakurikijwe igabana ry'imyanya y'ubutegetsi hagati y'ayo mashyaka. Muri uyu mwanya nifuje gutanga igisubizo kuri ibyo bitekerezo ngira nti: ingabo z'amashyaka n'iz'amoko ya politiki ntizatuma igihugu kigendera ku mategeko, ndetse byaruduka no kutazigira. Intwaro ya mbere abanyepolitiki bakoresha kugira ngo bagere ku butegetsi ni imbunda. Kubera ko muri uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri nemera ko impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya, kimwe mu bitekerezo bya politiki bishya natangaje ni uko sosiyete sivile ikwiye kugira intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko no mu buyobozi bw'ubutabera n'ubwiyunge, kuko iyo sosiyete sivile nayo irengera rubanda kandi ikarengera n'amategeko. Mu buryo bwa politiki mpuzabanyarwanda iyobowe na sosiyete sivile, mvuga ko hakwiye kubaho abayobozi b'ubwiyunge, naho mu butabera mpuzabantu nkavuga ko hakwiye kubaho abahuza kugira ngo abo bose bafashe Abanyarwanda kugera ku bumwe n'ubwiyunge nyakuri. Nuko Abanyarwanda bamwe bakabihakana bagira bati: urashaka ko sosiyete sivile ikora politiki kandi atari yo nshingano yayo? Abandi nabo bati: ibyo ntibishoboka, nta handi byabaye ku isi sosiyete sivile ntiharanira ubutegetsi. Nanjye nti ku busanzwe se mu Rwanda ko komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge n'iy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu hari ubwo zishinzwe imirimo ya politiki y'ubutegetsi bw'igihugu? Abo bose mbasubiza rero ko iyo politiki mpuzabanyarwanda atari politiki y'ubutegetsi, ahubwo ko igamije guharanira kurushaho ko igihugu cyacu cyagendera ku mategeko n'amahame mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu, kuko ariyo agomba guhuza Abanyarwanda. Ikindi abo Banyarwanda batarumva neza ni uruhare rubanda igomba kugira mu miyoborere y'igihugu. Niba twemera ko muri demokarasi rubanda ariyo itanga ubutegetsi, dukwiye no kwemera ko ari nayo igomba kubwambura abategetsi batubahiriza demokarasi. Muri icyo gitekerezo ariko sobanura ko sosiyete sivile itasimbura abanyepolitiki, kandi ko itakorera cyangwa ngo ikorane n'amashyaka ya politiki, ahubwo yayunganira. Icyaba kigamijwe mbere ya byose ni ukuvana muri politiki y'ubutegetsi bw'igihugu imirimo ya sosiyete sivile yo kurengera rubanda abanyepolitiki batakoze neza kugeza ubu, kugira ngo rubanda ishobore kugira ubwigenge, bityo igihugu kibone kugendera ku mategeko mu by'ukuri nk'uko twese tubyifuza. Kandi ibyo ntibibangamiye demokarasi, ahubwo birayishimangira. Kimwe n'uko ubutabera mpuzabantu bwakunganira ubutabera bw'ubucamanza, politiki mpuzabanyarwanda nayo yakunganira politiki y'ubutegetsi kugira ngo iburinde ibikorwa bibi byo gutanya no guteranya Abanyarwanda. Politiki mpuzabanyarwanda ifitiye inyungu Abanyarwanda bose. Kubw'icyo gitekerezo gishya, abo bampakanyi na ba ntibishoboka, nanjye ndahindukira ariko nkababaza nti: ese muri demokarasi abasirikare bemerewe kujya mu mashyaka ya politiki? Nuko bakansubiza ko batemerewe gukora politiki. Nyamara niko bimeze mu Rwanda kuva rwatangira kuyoborwa n'abasirikare mu mwaka w'1973, kandi tukavuga ko ngo dufite demokarasi. Kuva icyo gihe kugeza ubu
twagiye tugira abasirikare mu nzego zose z'ubutegetsi bw'igihugu uko ari 3, ni ukuvuga ubutegetsi nshingamategeko, ubutegetsi nyubahirizaamategeko ndetse no mu butabera. Ibyo kandi twarabyemeye cyangwa se twarabyemejwe, birakomeza, imyaka irashira indi irataha, turicecekera, turabimenyera nk'aho ari ibintu bisanzwe. Kugeza n'uyu munsi hari abumva ko ntacyo bitwaye kuba abasirikare nabo baba abanyepolitiki cyangwa abanyepolitiki bakaba abasirikare, kuko ariko byamenyerewe, ariko bakirengagiza ingaruka zabyo twabonye kuva muri 1973. Birababaje kubona abanyarwanda bifuza kuba ingabo z'igihugu kimwe barwana hagati yabo kubera inyungu za politiki zamwe mu mashyaka. None se abashyigikira amashyaka ya politiki afite ingabo z'igisirikare kuki bahindukira nyuma bakayarega ko atubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kandi bari bazi neza ko ingabo z'igihugu zitagomba kuba iz'ayo mashyaka ya politiki nyine? Washyigikira amashyaka afite intwaro za gisirikare warangiza ukanavuga ko ushaka ko igihugu kigendera ku mategeko? Mutekereza amashyaka yose y'abanyarwanda aramutse agize ingabo z'igisirikare uko byagenda. Ibyo mvuze ariko si umwihariko w'abanyarwanda gusa, ariko twe dufite akarusho. Mu bindi bihugu nabyo bitaragera kuri demokarasi, bamwe muri abo banyepolitiki b'abasirikare babeshya abenegihugu n'amahanga ko ngo nibamara gufata ubutegetsi bazabusubiza abasivili nyuma y'igihe cy'inzibacyuho. Bakavuga gutyo kugira ngo bibonere imfashanyo z'abo banyamahanga. Bamara kubugeraho bagahindura imvugo, bakanga kuburekura. Mu Rwanda ho iyo nzibacyuho abo banyepolitiki b'abasirikare ntibirirwa bayibeshya Rwanda, ahubwo babwira rubanda ko ubutegetsi ari bo babwifatiye, ko babwihaye, ari nayo mpamvu bagomba kubugumaho kuko atari abasivili babubahaye, bityo bakaba ntacyo bagomba kubishyuza. Bati nta mwenda tubarimo, bati ahubwo nimwe mugomba kutwishyura ibyiza twabagejejeho. B'abanyamahanga b'abahanga muri demokarasi nabo bakaturega ko nta demokarasi tugira, nyamara ari bo baha intwaro izo ngabo bazi neza ko ari iz'amashyaka ya politiki, kandi wabo ibyo nta bibayo. Barangiza batari ko kuki mutagira demokarasi nk'iyacu? Abanyamahanga rero hagati y'ibintu bibiri bakwiye guhitamo kimwe: gushyigikira abanyarwanda bifuza ubutegetsi buyobowe na demokarasi, cyangwa bakerura bakavuga ko badashaka demokarasi mu gihugu cyacu, bityo bakareka kubeshya. Ariko sinanone abo banyamahanga tubabajije impamvu ituma badukorera ibyo, bakadusubiza ko usenya urwe umutiza umuhoro, twasubiza ko uwo mugani tutabuzi. Natwe abanyarwanda rero nitureke kugira indimi ebyiri, nduhanire ko igihugu cyacu Rwanda kiyoborwa n'amategeko maze akarengane gashire, cyangwa se ko kiyoborwa n'imbunda maze twemere dushire. Muti twakora iki se? Icyambere dukwiye gukora ni ugutinyuka tugashaka ibitekerezo bishya bya politiki, kandi tugahindura uburyo bwo gukora politiki. Kimwe nuko muri umushinga mbwira abanyarwanda bari muri societe civile kudakorera amashyaka ya politiki kugira ngo barengere neza amategeko kandi bagire ubwigenge. Kubyerekeranye n'ingabo z'igihugu nabyo, icyo dukwiye gukora ni ukubwiza ukuri abanyarwanda bifuza kuba ingabo z'igihugu kudakorera amashyaka ya politiki, tukabwira kandi abanyepolitiki n'abifuza kuyikora kutayibangikanya n'imirimo y'igisirikare kugira ngo izo ngabo zishobore kuba iz'abanyarwanda bose. Ntabwo imirimo yose irebana n'inyungu rusange z'igihugu igomba kwitwa ko ari iy'ubutegetsi, kandi ko igomba kuyoborwa n'abanyepolitiki bo mu mashyaka gusa. Aho niho ubwikanyize bw'abo banyepolitiki buva. Ikindi dukwiye gukora ni ukuvanaho impamvu zose zituma abanyepolitiki bitabaza intwaro za gisirikare kugira ngo bagere ku butegetsi. Nyamara ariko Rwanda, nyamara ariko
agenda ikirere ntashaka igisubizo, nakibira uruzi ntashaka igisubizo, ntashaka igisubizo kibakwiriye bose, bakareka ko gahinda bakareka imiborogo. Intwaro ya kabiri abanyepolitiki bacu bakoresha kugira ngo bagere cyangwa bagume ku butegetsi ni amoko ya politiki. Ni ukuvuga amoko y'abahutu, abatutsi n'abatwa. Ikindi gitekerezo gishya natangaje muri uyu mushinga ni uko ayo moko dukwiye kuyavana muri politiki kandi nayo tukayavanamo politiki kugira ngo abanyepolitiki bareke kuyagira intwaro z'ubutegetsi. Ibyo nabisobanuye mu nyandiko n'ikiganiro ngira nti igihugu kiramutse kiyobowe n'amoko ya politiki nticyagendera ku mategeko. Bamwe mu banyepolitiki babwira abanyarwanda ko babarengera bageze ku butegetsi ngo kuko bahuje ubwoko barababeshya, kandi ibimenyetso by'icyo kinyoma twarabibonye. Ubwoko bw'abo banyepolitiki ntacyo bumariye rubanda. Abaturage bakwiye gukangurirwa no kumva neza ko kuba abanyepolitiki runaka bahuje ubwoko nabo ntacyo bibamariye. Abanyarwanda dufite ingeso mbi yo gufata ibintu byose ndetse n'ibireba ubuzima bwite bwa buri wese tukabivanga na politiki. Iyo ngeso dukwiye kuyicikaho. Ku birebana n'ingabo za gisirikare turi kuganiraho, hari abanyepolitiki nanone bumva ko ngo igisubizo ari uko izo ngabo zashyirwaho hakurikijwe ayo moko zikomokamo, ngo hakagenwa imibare y'abahutu, abatutsi n'abatwa nk'uko nabivuze. Hari uwo nabajije niba ibyo yumva biberanye na demokarasi, ambwira ko ngo byaba ari iby'igihe gito cy'inzibacyuho, ngo nyuma hakazabaho ubutegetsi budashingiye ku moko tumaze kwinjira muri iyo demokarasi nyayo. Nongera ndamubaza ntese kuki mutakwinjira muri iyo demokarasi ako kanya mutarinze gutegereza iyo myaka y'inzibacyuho? Ni kuki ibyo mwumva mwazakora nyuma y'inzibacyuho mutabikora ubu? Iyo demokarasi muzayinjiramo muti? Igisubizo nyacyo kikabura. Ibyo byose rero ukumva ko ari amari ya politiki cyangwa ari kwa gutinya gushaka ibisubizo bishya. Nk'uko nabisobanuye muri kiriya kiganiro navuze, umuco w'amoko yibumbiye mu kiswe inyabutatu n'ingengabitekerezo za politiki zayo ntibyubahiriza amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abanyepolitiki baramutse bashyizeho ingabo bashingiye ku moko ziyumvamo, izo ngabo zarengera mbere na mbere ayo moko kuko ariyo yaba yarazihesheje imyanya zaba zirimo aho kurengera igihugu. Ikindi ni uko icyo gitekerezo kirimo ivangura rikomeye kuko hari abanyarwanda benshi batazi ayo moko kuko batarayamenya, hakaba n'abatayiyumvamo ndetse n'abatayashaka. Abo bose kandi ibyo ni uburenganzira bwabo. Abo batemerewe nabo kuba abasirikare byaba ari akarengane. Tuvugishije ukuri, izo ngabo ntizaba ari iz'igihugu ahubwo zaba ari iz'abanyepolitiki bo mu mashyaka n'amoko yabo baba bakoresheje kugira ngo babone uko bagera ku butegetsi. Ingabo za gisirikare zishinzwe kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu, naho sosiyete sivile ikaba ishinzwe kuba ijwi n'ijisho rya rubanda kandi ikarengera amategeko. Mu by'ukuri, kubwira abanyarwanda ngo uzakoresha intwaro za gisirikare n'iz'amoko ngo kugira ngo ubazanire demokarasi no kubabeshya. Niyo mpamvu hakwiye gushakwa ubundi buryo, aho kwitabaza amasasu n'amoko ya politiki, rubanda ikitabaza amategeko sosiyete sivile irengera buri munsi. Umwanzuro natanga rero n'uyu nguyu ukurikira. Hakorwa iki kugira ngo ingabo z'igisirikare n'igipolisi zireke kuba iz'amashyaka n'amoko? Dukwiye gukora ibi bikurikira. Icya mbere ni ukuvana politiki mu moko y'abahutu, abatutsi n'abatwa, ayo moko agasigara areba abanyarwanda bayiyumvamo ku giti cyabo mu buzima bwabo bwite. Icya kabiri ni ukuvana amoko muri politiki kugira ngo amashyaka adashingira ku moko, kuko guhuza ubwoko bitavuze kugira ibitekerezo bya politiki bimwe.
ndahamya ko izo ngingo ebyiri zubahirijwe ayo moko yazava no mu mitwe y'Abanyarwanda. Icya gatatu ni ukuvana ingabo z'igisirikare n'igipolisi muri politiki. Nta shyaka rigomba kugira ingabo, kandi ingabo ntizikwiye gukora politiki, kuko zigomba kuba iz'Abanyarwanda bose, zikarengera bose. Iyo ingabo zibaye iz'amashyaka, zirengera abashyigikiye cyangwa abayoboke b'ayo mashyaka gusa, abandi bakarenganira. Icyo gihe izo ngabo ntizikwiye kwitwa ko ari iz'igihugu. Icya kane, ingingo ya kabiri n'iya gatatu maze kuvuga zirerekana ko amashyaka aramutse adashingiye ku moko kandi ntagire ingabo za gisirikare, izo ngabo nazo ntizagira ubwoko kandi ntizakora politiki. Nibwo zaba iz'igihugu koko, aho kuba iz'amashyaka cyangwa ubwoko. Mu magambo ahinnye ndarangiza ngira nti, ingabo zivuye muri politiki, amoko nayo akava muri politiki kandi akavanwamo politiki, izo ngabo ntizagira ayo moko ya politiki, nibwo zahinduka ingabo z'igihugu n'Abanyarwanda bose, bityo igihugu kikagendera ku mategeko. Ndarangiza ngira nti, ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe, kandi impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya. Iki kiganiro mukigejejweho nanjye Musomesha Aloyizi, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi, uharanira politiki mpuzabanyarwanda n'ubutabera mpuzabantu. Murakoze, ndabashimiye, mugire amahoro naho ubutaha. Nabwira abahungu ntimucishe makeya, nabwira abakobwa ntimubyara bazubaka, nabwira abahinzi ntimusangire imyaka, nabwira n'aborora ntidusangira yera, nabwira ababyeyi ntimurere ntatiku, nabwira ababyiruka ntimushungure basha, nabwira umuzungu nturambabarire cyane, ijyana izo ntwaro sinzongera rwose, nabwira abayoborwa ntimucishe makeya, nabwira abayobora ntimuyorane ubwenge, napfukama ngase ngamaze nkabisaba Imana,